tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza inshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Mu kiganiro cy'ubushize nakubwiye ku bubyutse bwabayeho mu gihe cya Ezira. N'uyu munsi nabwo ndakomeza kukubwira byinshi ku byerekeranye n'ubu bubyutse. Nyemerera tubanze dufate akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya twiganirire. Imana ikomeze kugirire neza kugira utangara. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Nyuma yo gusengera hamwe, abayuda binjiye mu gihe cy'ububyutse kidasanzwe, kandi ububyutse buzana impinduka buri gihe. Iyo hari ububyutse nyakuri, ntabwo bigusaba inararibonye ngo bige kubizava muri ubwo bubyutse. Muri Ezira igice cya 10 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nuko Ezira gisenga yatura kandi arira n'amarira yikubise hasi imbere y'inzu y'Imana. Iteraniro rinini cyane rivuye mu Bisirayeli, abagabo n'abagore n'abana bato bateranira aho yarari aho ngaho, kandi abantu barariraga cyane. Kuri iyi nshuro ubwoko bw'Imana bwatangiye kwihana ibyaha byabo, kandi byari bikenewe mu by'ukuri. Muri Ezira igice cya 10 ku murongo wa 2 haravuga ngo, maze Shikaniya mwene Yehiyeli umwe ho muri bene Elamu abwira Ezira ati, twacumuye ku Mana yacu dushaka abagore b'abanyamahangakazi bo mu mahanga yo mu bihugu, ariko noneho muri ibyo haracyariho ibyiringiro by'uko Abisirayeli bakira. Kubigaragara uyu mugabo witwa Shekaniya n'umwe mu bari mu itsinda rya Ezira basobanukiye ko bacumuye kandi ashaka kwihana. Nuko asanga Ezira aramubwira ngo, twacumuye ku Mana yacu. Ibi byerekana ko yisobanukiwe akamenya ko ari umunyabyaha. Shekaniya yakomeje agira ati, dushaka abagore b'abanyamahangakazi bo mu mahanga yo mu bihugu. Nshuti yanjye, uko n'ukwifatanya n'ibidakwiriye. Ibyo Abisirayeli bakoze byari biciye ukubiri n'amategeko ya Mose. Ibyo bakoze byari bitandukanye cyane n'ibyanditswe. Mu yandi magambo, Abisirayeli bari bateye umugongo ijambo ry'Imana. Uyu Shekaniya rero yaciye bugufi, yisunga imbabazi z'Imana, maze aravuga ngo, ariko noneho muri ibyo haracyariho ibyiringiro by'uko Abisirayeli bakira. Muri Ezira igice cya 10 ku murongo wa 3 aravuga ngo, nuko rero none dusezerane isezerano n'Imana yacu yuko dusenda abagore bose n'abana babyaye, dukurikije inama ya databuja n'iyabahindira imishyitsi itegeko ry'Imana yacu, kandi bigenzwe nk'uko amategeko ategeka. Hariho mu by'ukuri Abisirayeli bihannye, bahindira umushyitsi amategeko y'Imana. Ibi byerekana ko batayasomye cyangwa ngo bayige gusa, ahubwo bemeye ko ijambo ry'Imana riyobora imitima yabo. Igihe basabwaga guhindukira, barumviye maze barihana. Ntabwo bigeze bagerageza kwisobanura, gushaka impamvu
cyangwa se kurengera ibyaha byabo. Babaye abanyakuri maze barihana. Ibyo babikora bisunze ijambo ry'Imana. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera. Sambirana, 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 usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Imana rurema. Imana ihabwa icyubahiro. Imana y'agakiza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Muri Ezira igice cya 10 kuva ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 6 haravuga ngo, byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe, ntutinye ubikore. Ezira yera ko arabyuka, arahiza abakuru b'abatambyi n'abarewi n'Abisirayeli bose yuko bazabigenza nk'uko bagiye inama, nuko bararahira. Maze Ezira arahaguruka ava imbere y'inzu y'Imana, ajya mu nzu ya Yehohanani mwene Eliyashibu. Agezeyo ntiyagira icyo afungura, kuko yababajwe n'igicumuro cy'abavuye mu bunyage. Kwica amategeko y'Imana cyari ikintu kibi cyane. Abisirayeli bagiye imbere y'Imana n'umutima ubacira urubanza. Buri wese yari afite umutima umuhana, hanyuma ijambo ry'Imana rirabatsinda, bamenya ko bagomba kwihana. Inshuti yanjye, uko niko ububyutse butangira. Ubwa mbere tugomba kugendera mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Iyo tugendeye mu ijambo ry'Imana, ritwemeza ko tugomba kwihana mu mitima yacu, kuko tuba twavuye mu bwiza bw'Imana, tukabona ko twavuye mu byo Imana yategetse. Iyo tugiye imbere y'Imana tukicuza ibyaha, habaho kwihana by'ukuri, hanyuma bikarangira abana b'Imana binjiye mu gihe cy'ububyutse. Uyu munsi abakozi b'Imana benshi usanga bigisha cyane ku byerekeranye n'uko iyi si yayobye kandi ko abayituye bakwiriye kwihana. Ariko ntabwo ntekereza ko
Imana isaba abatuye iyi si yayobye kwihana, ahubwo Imana iri kubwira iyi si ngo izera umwami Yesu urakira, nk'uko byanditswe mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16 ku murongo wa 31. Iyo wizeye Kristo nk'umukiza wawe, hariho ikintu kiba. Icyo kandi cyanabaye mu itorero ry'i Tesalonike, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 1 ku murongo wa 9. Pawulo yaravuze ngo, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye, nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Mwahindukiriye Imana hanyuma mwimura ibigirwamana. Kwihana ntabwo bibanziriza kwizera. Kwizera niko kuza imbere, hanyuma hagakurikiraho kwihana. Ni nk'uko ijoro rikurikira amanywa. Iyo ukwihana kudakurikiye kwizera, uko kwizera kuba atari ukukuri, ntabwo kuba ari ukwizera gukiza. Kwihana ni ikintu kibuze cyane mu itorero. Mbese waba warigeze kubona muri Bibiliya Imana isaba itorero kwihana? Mu nzandiko 7 zandikiwe amatorero 7 yo muri Aziya nto ziboneka mu gitabo cy'Ibyahishuwe, hari ibyo Imana yasabye mu matorero uko ari 7, ariko by'umwihariko isaba amatorero 2 muri yo kwihana. Imana yasabaga abizera kwihana, ntabwo yabisabaga abatizera. Ku giti cyanjye ntabwo nemeranya n'abantu usanga basaba meya cyangwa guverineri cyangwa se perezida ngo abashyireho umunsi wo gusenga. Bene aba bantu usanga bavuga ngo reka dushyireho umunsi wo gusenga ku rwego rw'igihugu kuko dukeneye gusenga. Nshuti yanjye, ubwo ni ibiki uri kuvuga koko? Ntabwo ntekereza ko Ezira yoherereje ubutumwa Abaheti, Abaferizi, Abanyakanani, Abayebusi, Abamoni, Abamowabu, Abanyegiputa n'Abamori. Ntabwo ntekereza ko yigeze abatumira kuza gusenga. Reka turebe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu gikeneye ububyutse. Abizera baracyari umubare muto, kandi turi mu gihe aho agatsiko k'abantu runaka bake bumvwa cyane kurusha uko abizera Bibiliya bumvwa. Ndabizi rwose ko hariho uwatumira abantu ngo basengere igihugu, ariko se ni iki byatanga cyiza? Imana iriho irabwira abayobye ngo muze musange maze mukirizwe muri Yesu Kristo. Nanone Imana iriho irabwira itorero ryayo ngo mwihane, mungarukire, muhanagurwe uko gukiranirwa kwanyu kose. Icyo dukeneye uyu munsi ni ububyutse, kandi ububyutse ntibushobora kubaho hatabayeho kwihana kw'abizera. Mu gihe cya Ezira, ubwoko bw'Imana bwahishuriwe iri banga, ariko abizera bo mu itorero ry'iki gihe ntibarakarihishuririrwa. Uwitwa Lyman Abotongo yigeze kuvuga ngo, igihe nari umuhungu muto numvise data avuga ngo yaba Imana yakoraga ibitangaza igahindura ugukiranirwa kw'abakristo bakihana, mu itorero habaho amashimwe menshi. Ikibazo gihari nuko mu itorero ry'uyu munsi huzuyemo abantu benshi bakiranirwa kandi bitwa ko ari abanyetorero. Birashoboka ko benshi muri bo batarakizwa, ariko nshuti yanjye ndakubwiza ukuri ko habaye ububyutse. Wabona bamwe muri abo bantu bahamije ko ari ab'Imana cyangwa aba Satani. Ezira rero yagiye imbere y'Imana arihana by'ukuri, maze n'abandi baramukurikira. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera.
samirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro samirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro usemerera wamamaza inkuru nziza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo samirana 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 usemerera samirana usemerera Imana ihabwa icyubahiro samirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro samirana 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro Muri Ezira igice cya 10 kuva ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 8 aravuga ngo hanyuma bamamaza i Buyuda ni Yerusalemu ngo abavukiye mu bunyage bakabuvamo bateranire i Yerusalemu kandi ngo utazaza mu minsi 3 mwuka abatware n'abakuru bagiye inama azanyagwa ibye byose kandi nawe ubwe akurwe mu iteraniro ry'abavuye mu bunyage. Abatware b'Abisirayeli bashyizeho itandukaniro rigaragara basabye abantu ko bongera gucira bugufi amategeko ya Mose. Ntabwo ntekereza ko mu itorero ry'uyu munsi ushobora gutegeka abantu bene aka kageni. Abisirayeli bagombaga gukuraho ikibatandukanya n'Imana cyose kandi ibi bakabikora mu minsi 3 kandi ibi byabwiwe Abisirayeli bari bavuye mu bunyage i Babuloni. Abo ni nabo bari bagarutse kubaka umudugudu inkike zawo ndetse n'urusengero. Abo Bisirayeli rero bagombaga guhurira hamwe bakitunganya kugira ngo bahagarare neza mu buryo bw'umwuka, ariko kwihana nibyo byagombaga kubanza. Abatari kubasha kuza kubera ko babona ibintu bitari kugenda mu buryo bifuza cyangwa se bakagira izindi mpamvu, abo bari gukurwa mu iteraniro. Uyu munsi itorero rikeneye gutunganywa. Ntabwo ndi kuvuga gusiba amazina y'abantu batakiri mu rutonde rw'abagize itorero. Iki itorero rikwiriye gukora no kumenya abaririmo, rikamenya n'abaririmo bagomba kwihana ariko ntibabikore. Kutihana uyu munsi nabigereranya n'umuti bita kinini uriho widegembya mu mazi. Iyo uyu muti witwa kinini ugeze mu mazi n'akanya gato cyane ayo mazi agahita arura cyane. Ubwo yarakiri muto Vernon McGee avuga ko nyina yakundaga kumubwira kwitonda cyane mu gihe agiye kubaga inkoko, akamubwira ngo wirinde utamena agasabo karura bikaba byatuma inkoko yose yangirika. Kandi koko nyina yabaga ari mukuri. Iyo umennye aka gasabo karura uba wangije inyama zose z'inkoko mwari kurya. Imana nayo ishaka ko dukuraho agasabo karura mu itorero ryayo. Urugero ni mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 15 haravuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima abenshi bagahumana. Abantu bake cyane badahagaze mu Mana bashobora kwangiza ubuzima bw'umwuka bw'abantu benshi.
mbega ukuntu ubuzima bw'abantu benshi bushaririye muri iki gihe. Muri Ezira igice cya 10 kuva ku murongo wa 9 kugera ku wa 11, Bibiliya iravuga ngo nuko Abayuda n'Ababenyamini bose bateranira i Yerusalemu mu minsi 3, kandi hari ku munsi wa 20 w'ukwezi kwa 9, abantu bose bicara mu muharuro imbere y'inzu y'Imana bahindishwa umushyitsi n'ibyo, kandi kuko hari imvura nyinshi. Maze Ezira arahaguruka arababwira ati, mwaracumuye mushaka abagore b'abanyamahangakazi, mwongerera Abisirayeli icyaha. None nimwaturira Uwiteka Imana y'abasogokuruza, mukora ibyo ishaka, mwitandukanye n'abanyamahanga bo mu gihugu n'abagore b'abanyamahangakazi. Mu yandi magambo, nukumva ijambo ry'Imana gusa ngo birangiriraho, ahubwo ujye urikira no mu bikorwa. Uyu munsi twumva abantu benshi bavuga ko dukwiriye gukora cyane mu itorero. Nabyo ni byiza, ariko igikenewe imbere ya byose ni ukwitunganya mu itorero. Igikenewe cyane ni ukwihana. Abadafite urukundo nabo bakeneye kwihana. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 13 ku murongo wa 35 haravuga ngo, ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Muri Ezira igice cya 10 ku murongo wa 12 haravuga ngo, nuko iteraniro ryose bamusubizanya ijwi rirenga bati, nk'uko udutegeka niko twemeye kubikora. Ibyo Ezira yasabye abantu gukora byari bimeze nko kumira umuti usharira cyane. Ntekereza neza nashidikanya ko aba bantu bababaye cyane kubwo gutandukana n'ababo bakundaga cyane. Biratangaje ukuntu igihe bari bateraniye hamwe hahise hagwa n'imvura ndetse ivanze n'umuyaga. Muri Ezira igice cya 10 ku murongo wa 13 haravuga ngo, ariko abantu ni benshi kandi ubu ni igihe cy'imvura nyinshi, ntitubasha guhagarara hanze, kandi uwo murimo si uw'umunsi umwe cyangwa 2, kuko muri ibyo twacumuye cyane. Imvura yaraguye, habaho n'umuyaga, abantu bashaka kugenda. Hanyuma Ezira aravuga ngo, ntabwo twahagarara muri iyi mvura, cyane cyane kubera abagore n'abana. Aho kugira ngo tubigenze gutya, twafuma dutaha tukazagaruka ikindi gihe, tugakora ibikwiriye, tukitandukanya n'ikibi cyose cyadushyize kure y'ubwiza bw'Imana. Muri Ezira igice cya 10 ku murongo wa 14 hakomeza hatubwira ngo, nuko rero abatware bacu nibagabanye iteraniro, maze abashatse abagore b'abanyamahangakazi mu midugudu yacu yose bajye baza mu bihe bitegetswe, bazanywe n'abatware b'umudugudu bose n'abacamanza bawo, bagezaho uburakari bw'Imana yacu buzatuviraho, kandi iryo jambo rigasohozwa. Ezira yashakaga ko ibintu bikorwa mu buryo bwiza, nuko abigenza atya. Batanga amaboko yabo w'abagabo yuko basenda abagore babo, kandi batanga imfizi y'intama yo mu mukumbi w'ikiru, kuko batsinzwe n'urubanza. Aya magambo dusomye yanditse muri Ezira igice cya 10 ku murongo wa 19. Igitambo Abisirayeli batanze hano cyavugaga ko abantu bishyize hamwe kandi babaye umwe. Bishyize hamwe muri ubu buryo bwiza kugira ngo bikiranure n'Imana. Imirongo ikurikira itubwira urutonde rw'abantu bemeye gusenda abagore babo b'abanyamahangakazi, bemeye gupfakara kugira ngo bongere gusabana n'Imana. Nyemerera twongere dufate akaruhuko, ubundi ngaruke dukomeze twiganirire. Imana ikomeze iguha umugisha. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana.
ndagushimiye cyane nshuti ukomeje gutega amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba uri hafi ya Bibiliya yawe, ongera uyifate dusomere hamwe muri Ezira igice cya 10 ku murongo wa 44. Haravuga ngo abo bose bari barashatse abagore b'abanyamahangakazi, ndetse bamwe muri bo bari babyaranye abana. Uyu murongo utubwira inkuru ibabaje, sibyo se? Ibyaha byabase byagombaga kugira ingaruka ku bana. Uko niko abayuda bitandukanyije n'abanyamahanga. Ezira yari umuntu w'Imana muri icyo gihe, kandi iki gisekuruza yafashije bashoboye kurinda ubuhamya bw'abayuda mu gusohoza umugambi w'Imana. Reka dusenge. Mana, ndagusabye ngo uyu munsi uhagurutse abakozi bawe, nukuri babe abizerwa ku murimo, kandi bakore cyane muri iki gihe kibi dusohoyemo, kuko icyaha kimaze kuganza mu isi. Ndagusabye ngo uhagurutse uyu mugabo, umugore, umusore n'uyu mukobwa nabo babe ba Ezira mu gihe cyabo. Ubakoreshe kugira ngo babashe gukiza imitima y'abanyarwanda benshi bakiri mu byaha. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye cyane nshuti wabanye nanjye uhereye igihe twatangiye kwiga iki gitabo cya Ezira. Twabonye ko muri iki gitabo ariho Abisirayeli ba mbere basubiye i Yerusalemu, kandi bagezeyo babasha kubaka urusengero rw'Uwiteka, barangajwe imbere na Zerubabeli hamwe na Ezira. Mbere yuko dutandukana rero, reka nkurarikire kutazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha, kuko ni ingaruka nzakuganiriza ku gitabo cya Nehemiya. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'Umwana wayo Yesu Kristo n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.